ushobora kwicarira hanyuma nitugeraho dupfukama twese turahaguruka hanyuma dupfukame. Tugiye kuzirikana rero ububabare bwa Yesu Kristo, tubuzirikane neza hanyuma tubugire ubwacu nk'impamvu iduherekeza mu buzima bwa buri munsi. Ubare bw'umwami wacu Yesu Kristo ubwanditswe na Matayo. Muri icyo gihe umwe muri ba 12 witwaga Yuda Iskariyoti asanga abatwaheza bitambo arababwira ati, bamara ibiceri 30 bya feza. Kuva icyo gihe atangira gushaka uburyo buboneye bwo kumutanga. Umunsi wa mbere kurya imigati idasembuye, abigishwa baza kubaza Yesu bati, aho ushaka ko tugutegura ibyo kurya Pasika nihe? Ati, nimujye mu rwa kwa kanaka mubwire muti umwigisha gutumyeho ngo igihe cyanjye kiregereje, ndashaka kurira Pasika. Igihe cyanjye kiregereje, ndashaka kurira Pasika iwawe ndi kumwe n'abigishwa banjye. Abigishwa bigenza uko Yesu yabategetse, maze bategura ibya Pasika. Bugorobye Yesu ajya ku meza hamwe n'aba 12. Nuko rero igihe bafunguraga aravuga ati, ndababwira ukuri, umwe muri mwe agiye kungambanira. Birababaza cyane, batangira kumubaza umwe bati, Mbese ari Nyagasani? Arabasubiza ati, uwo duhurije intoki ku mbehe niwe ugiye kungambanira. Koko umwana w'umuntu aragiye nk'uko ibyanditswe bimuvuga. Ariko rero hagowe uwo muntu wemeye kugambanira umwana w'umuntu. Icyari kuba cyiza ni uko uwo muntu aba ataravutse. Yuda umugambanyi nawe aramubaza ati, Yesu ati, urabyivugiye. nuko bafungura Yesu afata umugati, amaze gushimira Imana arawumanyura, awuhereza abigishwa be avuga ati, nimwakire murye, iki ni umubiri wanjye. Arongera afata n'inkongoro ashimira Imana arabahereza ati, nimunywe mwese, kuko iki ari amaraso yanjye y'isezerano agiye kumenerwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ndabibabwiye, sinzongera kunywa ukundi ku mbuto y'umuzabibu kugeza ku munsi nzanywera divayi nshya hamwe namwe mu ngoma ya Data. Bamaze kurimba zaburi barasohoka bagana ku musozi w'Imizeti. Nuko Yesu arababwira ati, iri joro ibigiye kumbaho biratuma mwese muhungabana, kuko handitse ngo, nzabakubita maze umushumba maze umukumbi w'intama utatane. Ariko nimara kuzuka nzabatanga mu Galileya. Petero asubiza amubwira ati, naho bose bahungabana kubera wowe, ngewe sinzigera mpungabana. Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri, iri joro isake itarabika uranyihakana 3. Petero aramusubiza ati, naho nagomba gupfana nawe sinzakwihakana. abigishwa be bose bavuga batyo. Nuko Yesu ajyana nabo ahantu hitwa Getsimani, maze abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye aha, umwanya ngiye hariya gusenga. Ajyana Petero na bene Zebedeyi bombi, atangira kugira agahinda n'ishavu. Nuko arababwira ati, umutima wanjye urashavuye byo gupfa. Nimuguma aha
kandi mube maso hamwe nanjye. hanyuma yigira imbere gato agwa yubitse amaso asenga agira ati, Data, niba bishoboka inkongoro ice kure yanjye, nyamara ntibibe uko njye nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. agaruka ku bigishwa be maze asanga basinziriye, nuko abwira Petero ati, Nibyo byawe, ntiwashoboye kuba maso hamwe nanjye isaha imwe. Nimube maso kandi mwambaze, kugira ngo mutaza kugwa mu gishuko. Umutima w'umuntu uharanira ibyiza, naho umubiri wo ugira intege nke. arongera ajya kwambaza ubwa kabiri ati, Data, niba iyi nkongoro idashobora guhita ntayinyoyeho, icyo ushaka nigikorwe. hanyuma agarutse asanga none basinziriye kuko amaso yabo yararemerewe, arabihorera, maze yongera kujya kwambaza ubwa gatatu, asubira muri ya magambo. hanyuma asanga abigishwa be, arababwira ati, Noneho nimusinzire muruhuke, dore isaha irageze, umwana w'umuntu agiye gushyirwa mu maboko y'abanyabyaha. Nimuhaguruke tugende, dore untanga ari hafi. akivuga ibyo, Yuda umwe mu ba 12 atunguka yerekejwe n'abantu benshi bitwaje inkota n'ibibando, boherejwe n'abatware b'abaherezabitambo n'abakuru umuryango. umugambanyi yari yabahaye iki kimenyetso, ati uwo nza guhobera nkamusoma araba ari mumufate. maze ako kanya yegera Yesu ati, nuko aramusoma. naho Yesu aramubwira ati, Nshuti, kora icyakuzanye. nuko batambuka basingira Yesu baramufata. nibwo umwe mu bari kumwe na Yesu akuye inkota ye, ayikwita umugaragu w'umuherezabitambo mukuru, amuca ugutwi. nuko Yesu aramubwira ati, Subiza inkota yawe mu rwubati, kuko abarwanisha inkota bose bazicishwa inkota. ubona ko ntashobora gutabaza abamarayika, ariko se ibyanditswe ko ari uko bigomba kumera byazarangira bite? ubwo nyine Yesu abwira rubanda ati, Mwaje n'inkota n'ibibando kumfata nk'aho ndi igisambo, nyamara buri munsi naye nicaye mu ngoro nigisha, ntimwamfata. Ariko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi byuzuzwe. nuko abigishwa bamutererana bose barahunga. abari bafashe Yesu bamujyana kwa Kayifa umuherezabitambo mukuru, aho abigisha amategeko n'abakuru umuryango bari bateraniye. Petero yari yamukurikiye yitaruye kugera ku ngoro y'umuherezabitambo mukuru, arinjira yicara n'abagaragu bo mu rugo ashaka kumenya amaherezo. abatwara b'abaherezabitambo n'inama nkuru yose bashaka ibyo bahimbira Yesu ngo bamwicishe, ariko ntibabibona, nubwo abashinjabinyoma baje ari benshi. nyuma haza babiri bati, uyu muntu yaravuze ati, nshobora gusenya ingoro y'Imana maze nkongera kuyubaka mu minsi 3. nuko umuherezabitambo mukuru arahaguruka aramubwira ati, ko ntacyo subiza ku byo bakurega? ariko Yesu aricecekera. umuherezabitambo mukuru aramubwira ati, nkuraheje ukuri Imana ihoraho, ngo tubwire niba uri Kristo umwana w'Imana. Yesu aramusubiza ati, Wabyivugiye, byongeye kandi nkwerurire, kuva ubu muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ushobora byose, kandi aje ku bicu byo mu kirere. nuko umuherezabitambo mukuru ashishimura imyambaro ye ati, Atutse Imana. Abagabo bandi turacyabakeneyeho iki? Dore noneho mwiyumviye ko atutse Imana. Murabibona mute? baramusubiza bati, akwiriye urupfu.
nuko bamucira mu maso, bamukubita ibipfunsi, abandi bamukubita inshyi bavuga bati, umva kuri Kristo, ngaho duhanurire, ninde ugukubise? naho ubwo Petero yaricaye hanze mu rugo, umuja aregera aramubwira ati, ariko we ahakanira imbere ya bose ati, sinumva icyo ushaka kuvuga. igihe yerekeye ku irembo, undi muja aramubona, abwira abantu bari aho ati, nukongera kubihakanisha indahiro ati, sinzi uwo muntu. bimaze akanya abari aho baregera babwira Petero bati, koko nawe uri uwabo, n'imvugo yawe irakugaragaza. none batangira gutukana gucurikiranya indahiro ati, uwo muntu ntabwo muzi. ako kanya isake irabika. Nuko Petero yibuka ijambo Yesu yari yamubwiye ati, isake itarabika urawinkakanye gatatu. Nuko arasohoka arirana ishavu. Igitondo gitangaje, abatware b'abaherezabitambo bose n'abakuru b'umuryango bajya inama yo kwicisha Yesu. Bamaze kumuboha baramushorera, bamushyira Pilato wari umutware mukuru w'igihugu. Nuko Yuda wari wamugambaniye abonye ko bamucira urubanza rwo gupfa, yumva yigaye, maze agarurira abatware b'abaherezabitambo n'abakuru b'umuryango bya bice 30 bya feza, arababwira ati, baramusubiza bati, bidutwaye iki? ni wowe uzigorerwa. nuko bya biceri abijugunya imbere y'ingoro, avaho ajya kwimanika. Abatware b'abaherezabitambo bafata bya biceri baravugana bati, ntibikwiye ko bishyirwa hamwe n'amaturo yandi, kuko byaguzwa amaraso y'umuntu. nuko bamaze kujya inama bayigura umurima w'umubumbyi ngo bajye bahahamba abagenzi. Nicyo gituma uwo murima witwa umurima w'amaraso kujyana n'ubu. Nuko huzuzwa iby'umuhanuzi Yeremiya yavuze ati, bakira ibiceri 30 bya feza, aribyo kiguzi cyagurishijwe n'abana ba Isiraheli, kandi abitanga ku murima w'umubumbyi nk'uko Nyagasani yabintegetse. Yesu ajyanwa imbere ya Pilato, umutware mukuru w'igihugu. Umutware aramubaza ati, ni wowe mwami w'Abayahudi? Yesu aravuga ati, urabyivugiye. abatware b'abaherezabitambo n'abakuru b'umuryango bamurega byinshi, ariko we ntagira icyo asubiza. Nuko Pilato aramubaza ati, ntiwumva ibyo byose bagushinja? nuko ntiyagira ijambo na rimwe amusubiza. Umutware biramutangaza cyane. Buri munsi umutware yaramenyereye kurekurira rubanda imfungwa imwe bishakiye. Ubwo hari imfungwa gihangangiye yitwaga Barabasi. Pilato abwira rubanda rwakoranye ati, uwo mushaka ko mbarekurira ninde, Barabasi cyangwa Yesu bita Kristo? nyamara azi ko bamutanze bitewe n'ishyari. Mu gihe yari yicaye mu rukiko aca urubanza, umugore we amutumaho ati, uramenye ntiwivange mu by'uwo muntu w'intungane, dore naraye ndose byinshi byambabaje bitewe nawe. ariko abatware b'abaherezabitambo n'abakuru b'umuryango bemeza rubanda ko basaba Barabasi, naho Yesu bakamwicisha. Nuko rero umutware yongera kubabaza ati, muri aba bombi uwo mushaka ko mbarekurira ni uwuhe? baramusubiza bati, Barabasi. Pilato arababwira ati, naho se Yesu bita Kristo mugenzi nti? bose barasubiza bati, nabambwe ku musaraba. we ati, ikibi se yakoze ni ikihe? ariko barushaho gusakuza bati, nabambwe ku musaraba. nuko Pilato abonye ko ntacyo byunguye, ahubwo ko urusaku rushaho kwiyongera, afata amazi akaba imbere ya rubanda aravuga ati, ndi umwere w'aya maraso muzigorerwe.
rubanda rwose rurasubiza ruti amaraso ye twe n'abana bacu. nuko abarekura Barabasi, naho Yesu amaze kumukubitisha ibiboko amubegurira ngo abambwe ku musaraba. Nuko abasirikare b'umutware mukuru bajyana Yesu mu gikari cy'ingoro ye, bamukurangiriza gombaniro ryose, baramwambura, bamwambika igishura gitukura, hanyuma boha ikamba ry'amahwa, bamutamiriza mu mutwe, bafatisha n'urubingo mu kiganza cy'iburyo, bagatera ivi imbere ye, bamushungera bavuga bati urakarama mwami w'Abayahudi. Nuko bakamuvundireza amacandwe, bagafata rwa rubingo bakamukubita mu mutwe. Bamaze kumukwena bamwambura igishura, bamwambika imyambaro ye, maze bamujyana kumubamba ku musaraba. Basohotse bahura n'umunyasireni witwa Simoni, bamuhatira gutwara umusaraba wa Yesu. Bageze ahantu hitwa Golgota, biva ku Gihanga, bamuha divayi ivanze n'indurwe ngo anywe, asomyeho yanga kuyinywa. Bamaze kumubamba ku musaraba, bigabanya imyambaro bakoresha ubufindo. Nuko bicaraho baramurinda. Hejuru y'umutwe we bahashyira urubaho rwanditseho icyasize ngo uyu ni Yesu umwami w'Abayahudi. Icyo gihe hari ibisambo bibiri byari bamanywe nawe, kimwe iburyo ikindi ibumoso. Abahisi bakamutuka bazunguza umutwe bavuga bati wowe usenya ingoro y'Imana ukongera kuyubaka mu minsi 3, ikiza ubwawe niba uri umwana w'Imana, maze umanuke ku musaraba. Abatware baheza bitambo nabo bakamuseka, n'abigisha amategeko n'abakuru b'umuryango bati yakijije abandi, none ntashoboye kwikiza ubwe. Harya ngo umwana wa Isiraheli ngaho namanuke ku musaraba tumwemere. Yiringiye Imana, nimukize rero ubu niba imukunze, kuko yavuze ati ndi umwana w'Imana. N'abambuzi babambanywe nawe bakamukwena batyo. Kuva ku isaha ya 6 kugera ku isaha ya 9 hacura umwijima ku isi yose. Hagana ku isaha ya 9 Yesu arangurira ijwi, avuga mu ijwi riranguruye ati Eli Eli yama sabaktani, bivuga ngo mana yanjye cyatuhirana n'iki. Bamwe mu bari aho bamwumvise baravuga bati aratabaza Eliya. Ako kanya umwe muri bo yiruka ajya gufata icyangwe, akivika muri divayi irura, maze gitunga ku rubingo amuhereza ngo anywe. Ariko abandi baramubwira bati reka turebe niba Eliya aza kumukiza. Yesu yongera kurangurura ijwi cyane, nuko araca. Nibwo umubambiko wo mu ngoro y'Imana utanyutsemo kabiri kuva hejuru kugera hasi, isi yinda umushyitsi, ibitare biriyasa, imva zirakinguka, n'imibiri y'abatagatifu benshi bapfuye irazuka. Yesu amaze kuzuka, nabo bava mu mva zabo bajya mu murwa mutagatifu, maze bondekera abantu benshi.
umutegeka hamwe n'abasirikare be bahendaga Yezu bonye umutingito w'isi n'ibyari bibaye, bagira ubwoba bwinshi, baravuga bati, uyu koko yari umwana w'Imana. aho hari abagore benshi bareberaga kure. Abo ni abari barakurikiye Yezu kuva mu Galileya bamukorera, barimo Mariya Madalena na Mariya nyina wa Yakobo na Yosefu na nyina wa bene Zebedeyi. Bugorobye haza umuntu w'umukire w'i Arimatiya witwa Yosefu, nawe akaba ari umwigishwa wa Yezu. Asanga Pilato amusaba umurambo wa Yezu, nuko Pilato ategeka ko bawumuha. Yosefu ajyana umurambo wa Yezu awuhambira mu myenda itanduye, mu mwenda